byari bigoye no mu Nyarwanda kumva ijambo cyangwa se mu muryango ngo kwa kanaka umwana wa kanaka ukomoka kwa kanaka yasenze umugore we. Byari biriho ariko byabaga bigoye. Urushako rwatonderwaga cyane, rwitonderwaga cyane ku buryo niyo bashakaga kugira kurambagiriza umwana w'umuhungu, abantu bakuru barahagurukaga bakajya kureba mu miryango. Barahagurukaga bajya kubaza mu miryango, bakabaza ba nyirasenge, bakabaza ba nyirarume, bakabaza ba sekuru, bakabaza inshuti n'abavandimwe, ese uriya muryango tugiye gukuramo umuntu nta muzira ufite? Kubera ko babaga bagiye gukora ikintu cyitwa isezerano ridakuka. Niyo mpamvu byitonderwaga mu gushaka. Urushako ntabwo rwubakwa n'amafaranga. Ibi ngibi umuntu ashaka kutanyumva. Ariko urushako ni kubaka urugo, umugore n'umugabo, ntabwo bishingiye ku mafaranga, bishingiye ku isezerano, igihango Imana yaduhaye kugira ngo tugendereho. Abantu bashakanye bitana sheri, shushu, buki, sweet heart, barangiza bagafata imipanga wana, barangiza bakajya mu bapfumu no kurogana, barangiza bakajya bavuga ngo tujye gusinyira amasezerano twasinye. Ibyo nakubwiye ngo urushako, urugo ntabwo ari amasezerano aseswa, ari ukuvanga amaraso, kuko abantu bashakanye bavanga amaraso. Icyo ntabwo twagitindaho. Bavanga amaraso. Umugore n'umugabo iyo bashakanye bavanga amaraso. None se kuki mushaka kuvanga amaraso mwarangiza mugashaka kuvangura ibintu? Uyu ni umugore, uyu ni umugabo. Noneho umugore agafata ibyo yari afite agahereza umugabo, n'umugabo nawe ibyo yari afite agahereza umugore. Ni nko guhererekanya ubuzima. None se nimumara guhererekanya ubuzima, yarabaye wowe nawe ukaba we, uzajya kubimukuramo gute ibyo wamuhaye, nawe azabigukuramo gute ibyo yaguhaye? Niyo mpamvu hajya habaho abantu baryamanye bashobora guterana indwara. Niki? Ni amaraso yahuye. Niyo mpamvu bigorana cyane umuntu watandukanye n'undi kubaho afite umutima wishimye, kuko yakiriye ibyo abandi arabitwara kandi ngo aratandukanye. Mwumve bino bintu, yafashe ibintu by'undi arabitwara. Uriya twaratandukanye. Watandukanye nawe gute? Mwavanze amaraso, mwagiranye igihango, mufite isezerano ridaseswa. Ni isezerano ridaseswa. Aho gutegura kuzasesa isezerano ridaseswa, wareka kuri isezerano. Hari abafite imitungo myinshi cyane bananirana. Ibyo rero bivuze ngo siyo byubaka ingo. Icyubaka ingo ni igihango mugirana. Cyubaka urugo rwanjye n'ubwo w'umugore wanjye ni igihango twagiranye. Ariko sinzi impamvu batabyumva abantu. Sinzi impamvu batabyumva. Wabiretse niba ubona utazabishobora. Kuno byo byashoboka. Ukemera ukabinkoni. Mu nganda narababwiye ngo iyo hari ibyuma bakunze guhuza bakabifatanya badakoresheje utwuma bafunga, ahubwo bakoresheje ibintu bita rukuruzi, sumaku. Iyo rero babihuje bakamara kubihuza bagasanga byahuye nabi, barabishongesha bakazongera kurema ikindi cyuma gishya. Bivuze ngo bimaze guhura ntibishobora gutandukana ibyo byuma kereka babishongesheje. No mu rushako ni ku Imana yabivuze, iravuga ngo bazabana akaramata ubuzira herezo, badashobora gutandukana. Iyo jambo akaramata rero niryo rero rigonga ingo. Aho kugira ishoka mugenzi wawe, byarutwa nuko utabanye nawe. Aho kugera umupanga wo mwashakanye, byaruta mutarigeze mubana. Mumaze kubyara, mufite abana.
abo bana bagiye kuba mu ngaruka z'ibyo mukoze. Birakwiriye rero yuko dusubira inyuma tukajya ku isoko tugatekereza, bitari bityo aho tugana n'ibyo ibi ngibi biriho, aho umugabo yemera kuba umugabo umugore wundi kandi nawe ari umugabo, n'umugore akemera kwitwa umugabo undi akitwa umugore. N'inyamaswa zidashobora gukinisha, kubanisha abantu si ubushake bw'umuntu, ni ubushake bw'Imana. Kandi iyo mutabikoze nta gihano kiriho. Niyo mpamvu itanga liberite. Imana ni nziza, Imana ishimwe cyane, itanga uburenganzira. Niba udashaka gushaka byihorere. Urushako ntabwo ari isezerano riseswa. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya Gusenga everyday. Nizere kumeze neza mu bisazo muri kumwe naje Manirakiza Edouard. Abari mu Rwanda turasuye tubabwira ngo Imana ibaho umugisha. Abari mu Burundi shalom shalom. Abari muri Afrika mwumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge shalom shalom. Abari muri Aziya shalom shalom. Abadukurikira muri ku mugabane w'Uburayi shalom shalom. Abadukurikira muri ku mugabane wa Amerika shalom shalom. Abantu mudukurikira muri ku mugabane wa Australia shalom shalom. Kuko mbona kuri kamera ya Gusenga everyday kumwe n'umukozi w'Imana Tanazura, umukozi w'Imana. Muraho neza. Imana igumugisha cyane kuba witabiriye ubutumire. Imana igumugisha kuba witabiriye ubutumire bwa Gusenga everyday. Ntabwo uri musha, ntabwo ugaragaye kuri Gusenga everyday, uri inshuti za Gusenga everyday. Wagiye utambutsaho inyigisho nziza kandi nziza zitandukanye, abantu barakunda inyigisho zawe. Rero tukaba tukwakiye kuri Gusenga everyday. Uwumva ikaze. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Wanasuhuza abantu kuri Gusenga everyday, baramaze bitota kubona, wabasuhuza. Ndabasuhuje mwese abakurikirana Gusenga everyday mu izina rya Yesu Kristo. Mbifuriza amahoro y'Imana, umugisha w'Imana, kandi mbifuriza gusoza umwaka wa 2023 neza. Nitwa Tanazi nkuko mwabyumvise badahakana, nk'abandi umwigisha, ndi umwana w'Imana agenda agizera, kandi byose tubikora mu kwizera. Ariko nkaba nkunze gutanga ibiganiro ku bijyanye n'imiryango, abashakanye, abana, urubyiruko n'ibindi Imana inshoboje. Murakoze cyane rero, Imana ibamugisha. Amen. Urakoze mukozi w'Imana. Reka tugushimire ko witeguye ubutumire bwacu. Reka watangira usenga Imana nkuko channel yacu to Gusenga everyday cyangwa gusenga buri munsi. Yego. Reka dusenge Imana kuko ibintu byose biyobowe n'Imana kandi nibigenga byose. Mana data wa twese, izina ryawe rihabwa icyubahiro, rihimbazwe iteka ryose. Ndagushimiye gushyira hejuru kuko ari we Mana yonyine gusa ikwiye gushyirwa hejuru. Nta yindi Mana ihwanye nawe, kandi niwe wavuze ngo ntawe muzasangira icyubahiro cyawe. Niyo mpamvu rero uyu mwanya mwiza tubonye kugira ngo tuganire n'abantu bakurikirana Gusenga everyday. Tugusaba kugira ngo Mwami Imana ineza yawe, ubuntu bwawe, imbabazi zawe, urukundo rwawe bibe kuri twe, kandi ubwenge bwisumba byose ubane natwe, kuko ibyo tuvuga no kugaburira abantu bari muri iyi si. Umuntu wese uzabibona Mana ajya abona kugirirwa neza nawe. Twebwe ntitugaragare, ahubwo ari ugaragara muri byose. Urakoze Mwami, ndagushimiye. Ugire neza abantu bose, ugire neza Gusenga everyday n'abakoramo bose n'abayobozi bayo. Ugire neza abanyarwanda, ugire neza bari hanze y'u Rwanda, abantu bose bakurikirana ibi biganiro. Mwami Imana ndasabye kugira ngo Umwuka Wera ari we udushoboza, mufasha nkuko ijambo ryawe ritubwira, abashoboze kandi abafashe muri byose. Umugisha wawe Mwami Imana uba kuri bo bantu bose, kandi wasakareho. Izina ryawe rihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu. Amen. Amen. Turakwakiriye rero, kazi. Murakoze cyane. Nkuko musanzwe mukurikirana Gusenga buri munsi, nze gutanga ibiganiro, ariko icy'ingenzi gikomeye nahamagariwe gukora n'igihe cyose ibyo nkora no kuganiriza imiryango, ingo, abashakanye, abategura gushakana, abagiye gukora ubukwe, nyine n'ibyo mvuga, abagiye kurushinga. Abo bose nkunze kuganira nabo, kandi bajya babyishimira cyane kubera yuko
niryo pfundo ry'itorero. Ingo niryo pfundo ry'itorero. Rero mumfashe ikiganiro bazagikurikirana bajya batega amatwi neza, kubera yuko Imana irashaka kubaka itorero ryayo ihereye ku bashakanye. Reka ntangire nsoma ijambo ry'Imana, teme muraza kuyumva mu ijambo ry'Imana. Kadusome Malaki. Turasoma muri Malaki 2:16, hanyuma dusome Mariko cya 10 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku wa 12. Malaki 2:16. Bibiliya iravuga ngo kuko nanga gusenda, niko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuga. Nanga n'umuntu utwikiriza urugomo umwambaro we, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Nuko rero murinde imitima yanyu mwe kuriganya. Kadusome no muri Mariko 10 umurongo wa mbere kugeza 12. Dasoma mu izina rya Yesu. Nuko arahaguruka avayo ajya mu gihugu cy'Yudaya no hakurya ya Yorodani. Iteraniro ry'abantu ryongera guteranira aho ari, arongera arabigisha nk'uko yamenyereye. Abafarisayo bazaho ari baramugerageza, bamubaza bati, mbese amategeko yemera ko umuntu asenda umugore we? Nawe arabasubiza ati, Mose yabategetse iki? Baramusubiza bati, Mose yemeye ko umuntu yandika urwandiko rwo kumusenda ngo abone uko amwirukana. Yesu arababwira ati, icyatumye abandikira iryo tegeko nuko imitima yanyu yari inangiwe. Ariko uhereye mu itangiriro ryo kurema, Imana yaremye abantu umugabo n'umugore, nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe, bigatuma baba batakiri babiri ahubwo babaye umubiri umwe. Nuko icyo Imana yateranije hamwe umuntu ntakagitandukanye. Bageze mu nzu, abigishwa bongera kumubaza iryo jambo. Arababwira ati, umuntu wese usenda umugore we akarongora undi aba asambanye, kandi n'umugore wahukana n'umugabo we agashyingirwa undi aba asambanye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iyo nkurikiranye cyangwa se iyo dukurikiranye amateka atari mu Rwanda gusa n'ahandi hose, dusanga urushako umugabo n'umugore bashakanaga bakagirana isezerano rimeze nk'igihango, nako ni igihango. Kandi igihango ni isezerano basezeranaga batiteguye kuzatandukana. Byari bigoye no mu Nyarwanda kumva ijambo cyangwa se mu muryango ngo kwa kanaka, umwana wa kanaka
ukomoka kwa kanaka yasenze umugore we. Byari biriho ariko byabaga bigoye. Byabaga bigoye. Kuko ni isezerano ridakuka. Ntabwo naje kwigisha ku jambo igihango, ariko naje kwigisha ku ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yanga gusenda, kwirukana umugore. Niko nabivuga mu ncamake. Hari amagambo nshaka kuvuga kuri bino bintu bijyanye n'urugo, ariko reka mbanze mbabwire kuri aya magambo twasomye. Yesu yari ari ahantu arangije avayo ajya ni Galilaya i Yudaya. Ahageze abantu bitwaga abafarisayo bamubaza ikibazo kijyanye no kwirukana umugore, gutandukana n'umugore. Arababaza ngo ese Mose yababwiye gute? Abantu bitwaga abafarisayo ni abantu bahagurutse mu gihe cyo twita ngo ni igihe cyo guceceka cyangwa se silent period, aho muri Bibiliya cyangwa se muri Isiraheli nta muhanuzi wabonetse. Imana yaracecetse ntiyongera kuvugana n'Abisiraheli bigeze aho bimara myaka 400. Noneho rero bigeze aho babona nta muhanuzi ugikora ukibaho, hahaguruka itsinda ry'abantu risubira inyuma rijya mu mategeko, tangira kugenzura amategeko ya Mose kugira ngo bajye bayagenderaho, kugira ngo Isiraheli ijye yagenderaho. Hanyuma riba ari itsinda ryasesenguraga amategeko buryo bukomeye cyane, Farisayo. Abanditsi bavuga ko babayeho mu bihe by'igihumbi cy'ikinyejana cya 150 na 140 ugana ku kuvuka kwa Yesu Kristo. Bivuze ngo Yesu aza atangira umurimo yahuye n'abo bantu abafarisayo. Kandi abafarisayo, ijambo abafarisayo mu gihe burayo bitubanuye ngo ni abantu bitandukanyije. Abantu bitandukanyije bavuye mu tsinda ry'abantu bashaka kugira ngo bashyiraho umurongo ngenderwaho w'ubuzima muri sosiyete, ariko birefera bareba mu by'amategeko Mose yabasigiye. Rumva rero bari bakaze, bari bakomeye cyane, bari abantu bize, bari abantu basesengura, bari abantu bashaka Isiraheli igomba kuguma ku murongo bijyanye n'amategeko Mose yigishije yabasigiye, kuko ni Imana yayabahaye. Noneho rero igihe cy'imbabazi kigeze, aho Yesu Kristo aza gutanga agakiza k'ubuntu no guhindura icyerekezo cy'abizera uvuye kuri Abisiraheli ukaza n'uyu munsi kwitorero. Ntibamwumva, bananirwa kumwumva. Yababwira iki bagasanga aranyuranyije, yababwira iki bagasanga aranyuranyije, yababwira iki bagasanga aranyuranyije. Yasengera umuntu, yakiza umuntu ku isabato batisha isabato, yagira icyakora kindi batemera kuko kibatumva amategeko yabo bagareka da, kugeza aho yababwiye ati amategeko yose naje kuyasohoza. Ntibabyumve. Ariko igitangaje yabisindyarya, mwandyaryamu. Impamvu yabitaga indyarya no kubera iki? Nuko bigishaga amategeko bakayakomeza badashobora kuyakurikiza. Yaravuze ngo mwikwereza abantu imitwaro mudashobora gukozaho n'urutoki. Niko Yesu yabwiye abafarisayo, mwikwereza abantu imitwaro mudashobora gukozaho n'urutoki.
naje kuvuga Bibiliya, niyo mpamvu ntashaka kujya kure ya Bibiliya. Yesu yaraje guhindura icyerekezo. Niyo mpamvu niyo utangiye kubara imyaka yashize n'iyi, tuvuga ngo mbere ya Yesu na nyuma Yesu kuvuka. Ikiya kintangaza nuko abantu batajya babyumva. Kubera iki? Kubera iki? Dubara tuvuga ngo mbere ya Yesu, tukanavuga ngo nyuma ya Yesu kuvuka. Kuki nta wundi muntu tuvuga? Kuki nta wundi muntu bitwireferaho? Abantu kuki batabyumvise ibyo bintu? N'uyu munsi kubera iki hari abantu batabyumva? Naje kuvuga iby'imiryango, wenda buhoro buhoro tuzagenda dusobanura. Navuze ngo ukurikije iby'imiryango na sosiyete, ariko cyane cyane tuvuze mu Rwanda, nuko urushako rwatonderwaga cyane, rwitonderwaga cyane, ku buryo niyo bashakaga kugira kurambagiriza umwana w'umuhungu, abantu bakuru barahagurukaga bakajya kureba mu miryango. Barahagurukaga bajya kubaza mu miryango, bakabaza ba nyirasenge, bakabaza ba nyirarume, bakabaza ba sekuru, bakabaza inshuti n'abavandimwe, ese uriya muryango tugiye gukuramo umuntu nta muzira ufite? Kubera ko babaga bagiye gukora ikintu cyitwa isezerano ridakuka, covenant. Babaga bagiye kugira igihango umuryango n'undi. Niyo mpamvu byitonderwaga mu gushaka. Gushaka byaritonderwaga. Ariko reka wenda ngira utuntu mvuga duke, kuko abantu abigisha ni benshi, njya numva abigisha rwose inyigisho nziza, rwose ukaba wanazikurikiza, ariko rimwe na rimwe tugiye tujya mu buzima busanzwe. Urushako ntabwo rwubakwa n'amafaranga. Ibi ngibi umuntu ashaka kutanyumva. Dukeneye amafaranga pe, umuntu wese akeneye amafaranga. Ariko urushako ni kubaka urugo, umugore n'umugabo, ntabwo bishingiye ku mafaranga, bishingiye ku isezerano, igihango Imana yaduhaye kugira ngo tugendereho. Dukeneye amafaranga yo kurya, dukeneye amafaranga yo kubaka inzu, dukeneye amafaranga yo kugura ibibanza, dukeneye amafaranga yo kugura imyenda, dukeneye amafaranga yo gutunga abana, dukeneye amafaranga yo kwigisha abana, dukeneye amafaranga kugira ngo tumere neza. No kuba ndi hano ni amafaranga, iyi kamera ni amafaranga, ibintu byose ni amafaranga, sinabica iruhande. Ariko urushako ikintu cyihariye. Ntabwo urushako ruhagarara kubera iterambere. Yaba urushako rwahagarara kubera iterambere, Abanyamerika bakaba aribo babifite neza, babikora neza. Mbabariye kuvuga igihugu, ndavuga n'ibindi bihugu mu Burayi, ahantu hose, no muri iki gihugu cy'u Rwanda. Si iterambere. Iterambere ryashanze abantu bashaka. Abantu batangiye baba mu mashyamba, iyo usomye amateka, baba mu mashyamba, mu bihuru, bahiga bakabaho bashaka. Rero ntabwo ari iterambere ryazanye gushaka, ntabwo ari amafaranga yazanye gushaka. Amafaranga aje bundi hano, ejo bundi nibwo amafaranga aje. Mushatse ko tujya mu mateka twabivuga. Abantu babayeho bahinduranya, umuntu akazana intama, ukamuha umunyu, akarya umunyu, akaguha intama, akagenda akagura, agatanga intama, bakamuha imyaka, kaza akarya, urugo rw'abana be bakabaho. Urushako rero ntabwo ari iterambere. Urushako si amafaranga. Turabikeneye, niko navuze. Bigomba kubaho kugira ngo tugendane n'iterambere, ariko twubahiriza igihango Imana yaduhaye hamwe nabo twashakanye. Niyo mpamvu rero
urushako ntabwo ari iyi kontra abantu bakora bagasesa aho bashakiye. Iyo tugiye gusaba akazi, iyo tugiye kugurisha amazu, iyo tugiye gukodesha amazu, iyo tugiye gukora ibintu runaka, hari ukuntu twandikirana n'abantu. Ugiye kugurira ikintu mukandikirana, ugiye kujya mu nzu ye mukandikirana, ugiye gukorera imirimo runaka mukandikirana amasezerano y'ubugure y'imirimo y'akazi. Ariko ayo masezerano aba afite ibintu biyagira, kandi hakaba naho bavuga bati mu gihe bimeze gutya aya masezerano tuzayasesa. Nibimera gutya bikamera gutya, nutagira gutya giye ku ruhande rwa nyene ntagira gutya, ku ruhande rwawe nutagira gutya, aya masezerano tuzayasesa. Ubwo rero bakabaho bakurikiza ibyo babwiranye, nk'amasezerano yitwa kontra. Urushako rero ntabwo ari kontra izaseswa. Ibi bintu mvuga abantu bariho mu nkiko bashaka gutandukana n'abagore babo n'abagabo babo ntibanyumva. Ariko Umunyarwanda yavuze neza, ukuri guca mu ziko ntigushya. Ukuri guca mu ziko ntigushya. Ndavuze ngo abantu bari mu nkiko, imanza zabo ziri mu nkiko, n'abariho bashaka kujyayo, n'abamaze kubikora, gutandukana umugore n'umugabo ntabwo banyumva. Ariko sindi hano kugira ngo nkwemeze ikinyoma, ndakwemeza ukuri. Imana iravuga ngo nanga niko twasomye gusenda. Yabivugaga ikurikije isezerano ifitanye na Israeli. Yarabahanaga, ikabazanira i Babuloni ikabatwara, ikabazana abashuri bakabatwara, abanyegiputa bakabatwara, abaroma bakabatwara, abagiriki bakabatwara, Amedi n'Abaperesi bakabatwara. Ariko izirikana isezerano, izirikana isezerano, covenant, igihango yagiranye nabo. Iyo dusuye inyuma gato mu isezerano rya kera, ihamagara Aburahamu, yari iriho itegura ishyanga hazavukamwo umukiza, cyo bita mu cyongereza ngo ni messianic line. Yateguraga umurongo aho izazanira agakiza, gucungura abantu. Ngira rero irategura umurongo aho hazaturuka umukiza, yarangiza ikagira nabo kontra iseswa. Ntibikabeho. Imana ishimwe, ntibikabeho. Nanga gusenda. Ubundi kuva ku Mana ukajya ku zindi imana, babivuze ngo ubaye umusambanyi. Imana ikuretse ikakureka, babisobanuye ngo nukugusenda. Kakureka kavuga ngo ndakuretse. Umugore wasenzwe aba nta gaciro kigira. Nta torero, nta Yesu hari. Ko niko kuri kandi. Nta Yesu, nta torero. Nta mugabo, nta mugore. Nta mugore, nta mugabo. Niyo mpamvu rero hatari kontra iseswa. Imana tubabarire cyane abantu dutekereza gutandukana. Iyo turi mu mirenge, muri mu mategeko, barabitubwira bakatwigisha, barangiza bavuga ngo ariko nimubona bibananiye aho kwicana muzagaruke. Urumva nta mabura kindi, nta kundi nyine twabikora. Abantu bashakanye bitana sheri, shushu, buki, sweetheart, barangiza bagafata imipanga wana.
barangiza bakajya mu bapfumu no kurogana, barangiza bakajya bavuga ngo tujye gusinyira amasezerano twasinye. Ibyo nakubwiye ngo urushako, urugo ntabwo ari amasezerano aseswa. Ni igihango. Kera n'ubu ariko birahari mu sosiyete nyarwanda, hari ikintu bita igihango, hari n'abarinzi b'igihango. Hari naho nasomye nsanga ngo nyakubahwa perezida wa repubulika wacu afitanye igihango n'urubyiruko, kubera yuko n'abantu avuga ati aba bantu sinabareka, sinifuza ko hari ikibaho gituma ntakorana nabo, kuko mfite icyerekezo nshaka ko igihugu cy'u Rwanda kigeramo, kandi abantu nakoresha ni urubyiruko, akagirana igihango nabo. Rero ni nko gufata amaraso ye na rubyiruko akayafatanya. Aho niyo nkundira umuyobozi mwiza. Kera rero igihango iyo cyabaga kiriho, abantu bagahana igihango, bafataga amaraso y'umuntu n'ayundi babyita kunywana. Umuntu agafata amaraso yawe agakata akanywa, nawe ugafata ye ugakata ukanywa, mukamugira ikintu bita igihango. Urundi rurimi bavuga ngo ni pact. Ni ikintu mugiranye kidashobora gusenyuka, kandi niyo bibaye ingaruka ziba kuba biteye. Mwumva icyo kintu, mujye mwumva neza. Iyo bibaye ko icyo gihango kikurwaho, ingaruka ziba kuba biteye. Hari amakuru numvise habaye abayobozi bigize kubaho ahantu base bahanye igihango, baravuga ngo ntibazahemukirane, ariko nyuma abana babo baza guhemukirana. Ingaruka zabyo bombi bapfuye nabi, uwabiteye nawe yapfuye nabi. Iki kintu cyitwa igihango ni ikintu gikomeye cyane. Iyo turi nanone mu mirenge, ndakunda kuvuga aho tujya abantu bajya gusezerana mu mategeko, hari ibintu bakora bababaza, murashaka kuvanga umutungo mu buryo busesuye cyangwa murashaka kuvanga umutungo mu buryo muzavanga umuhahano gusa? Bakaba ari bo bahitamo, bakavuga bati hari n'uvuga ati oya twebwe turashaka ko tuzavanga umutungo muhahano, ibyo ansanganye ni ibyanjye, nanjye ibyo azanye asanzwe afite ni ibye, ntituzijya tubihuriraho, ni umutungo. Hakaba navuga ngo turashaka kuvanga umutungo mu buryo busesuye, bivuze ngo ibyo uzanye n'ibyo nzanye ni ibyacu twembi, nge nawe. None se nagira ngo mbaze abantu bakurikirana kino kiganiro, ari ukuvanga amaraso no kuvanga umutungo ni iki gikomeye? Ese ari ukuvanga amaraso, kuko abantu bashakanye bavanga amaraso, icyo ntabwo twagitindaho, bavanga amaraso. Umugore n'umugabo iyo bashakanye bavanga amaraso. None se kuki mushaka kuvanga amaraso mwarangiza mugashaka kuvangura ibintu ibyo kurya, amazu? Urumva atari ikintu ni amayobera? Wowe uvanze amaraso n'umuntu, warangiza ukavuga ngo tuvangure ibishyimbo n'ibigori turya. Ibishyimbo ni byanjye, ibi bigori ni byanjye, ayo mafaranga ni ayanjye, iriya nzu ni yanjye, ariko mwavanze amaraso. Njyewe ntabwo mbyumva, ku giti cyanjye simbyumva.
ariko numva ari n'ukuri, uko niko kuri nizera. Niba naravanze amaraso n'umuntu, ni gute ntavanga nawe ibishyimbo n'ibigori tuhashye duhinze? Ibi ni ibintu nambabwiye ngo tujye mu buzima busanzwe, kuko ijambo ry'Imana ryo rifite ukuri kwaryo kandi kutavangirwa. Niba twavanga amaraso nkabyemera imbere y'Imana, ndabyemeye, n'imbere y'amategeko ndabyemeye, imbere y'ababyeyi ndabyemeye, ku ruhande rw'umugabo n'umugore nawe nuko. Mwabona akazi, mwahinga, mwakweza, mwatunga, mutoya oya, ibi ngibi nukoreho. Nkasanga rero ni ubwigomeke bukomeye cyane, ubwigomeke bukomeye cyane. Nta kuntu navanga amaraso nawe twari tukavangura amafaranga agenda akaruka. Niyo mpamvu rero muri ibyo bintu, iyo umugabo n'umugore bagiye gushakana, ndabwira abantu bagiye gushakana n'abantu bashakanye bari mu rugo, hari ibintu buriya iyo ndiho nigisha hari ukuntu numva Imana inganirije. Umugore n'umugabo iyo bahuye bakora ikintu kisa no guhererekanya ububasha. Uyu ni umugore, uyu ni umugabo. Noneho umugore agafata ibyo yari afite agahereza umugabo, n'umugabo nawe ibyo yari afite agahereza umugore. Ni nko guhererekanya ubuzima. None se nimumara guhererekanya ubuzima, yarabaye wowe nawe ukaba we, uzajya kubumukuramo gute ibyo wamuhaye, nawe azabigukuramo gute ibyo yaguhaye? Niyo mpamvu bigorana cyane umuntu watandukanye n'undi kubaho afite umutima wishimye, kuko yakiriye ibyo abandi arabitwara kandi ngo aratandukanye. Mwumva bino bintu, yafashe ibintu by'undi arabitwara. Uriya twaratandukanye. Watandukanye nawe gute? Mwavanze amaraso, mwavanze amaraso, mwagiranye igihango, mufite isezerano ridaseswa, mwakoze ikintu mu Cyongereza bavuga ngo ni irivaso, udashobora kuzana ikinyuranyo cyacyo ngo uvuge ngo ndabihinduye. Iyo ubihindura mbere, niyo mpamvu dusezeranya abantu tubabaza ngo ongera utekereze neza. Iyo tugiye gusezeranya abantu mu rusengero, ongera utekereze neza. Ntabwo ukurikije ibyo tumaze kuvuga urumva utahindura bitekerezo, kubera ko baba bariho bitana sheri shushu iminsi ya mbere, umwaka wa mbere, ukwezi kwa mbere, akavuga ngo uyu niwe kugeza gupfa kwanjye, ntabwo tuzatandukana, kubera yuko atinya kumubwira utuntu tutamushimishije. Ariko bamara kugera mu rugo bagatangira kureba, gushaka kuvangura amaraso bavanze, kandi bitagishobotse. Ni isezerano ridaseswa. Ndiho ndanyuranya n'amategeko ya sosiyete iri ku isi, kuko nibyo byeze. Ndiho ndavuga ijambo ry'Imana. Ni isezerano ridaseswa, aho gutegura kuzasesa isezerano ridaseswa, wareka kuri isezerano. Njye niko najyaga mvuga, naravuga ngo aho gushaka hazabivamo, nabireka. Uko nikomeze, ni nako nasabye Imana. Aho gushaka nkazabivamo, nabireka. Kuko Bibiliya irabivuga. Hari abavutse ari ibiremba, hari abagizwe ibiremba n'abategeka babakonnye,
hari n'ababigize kubera kwiyegurira Imana, bavuga ngo njyewe sinzigera nshaka, niyeguriye Imana. Abantu ubwoko butatu: wavutse atabishoboye, wabigizwe kubera gukonwa. Abami bajyaga bafata abantu bamara kuba bashanga babakorere mu ngo zabo, batazifuza abagore bakabakona. Ba Daniel burya bari n'abandi bose burya bari na za nkone mujya mwumva. Ni byiza ko, niyo mpamvu njya mbwira abantu bagiye gushaka ngo shishoza, tekereza, kuko ugiye gusinya isezerano ridakwiriye guseswa nubwo biriho bikorwa kuri iyi si ya rurema. Abantu bateye imbere, ibihugu byateye imbere muri iyi minsi basigaye bavuga bati yewe turabana imyaka 2, kadusezerane ko bana imyaka 2, mu imyaka 2 uzaceho na nyaceho. Nuko bisigaye bimeze. Niyo mpamvu ntabwo ndiho ntera ubwoba abantu mbabwira ngo Imana yo uburakari bwayo burahari. Njya numva navuga ngo ije guhemba no guhana. Cyokora Imana ni urukundo, ariko inyuma y'urukundo hari yindi shusho. Abongereza navuga ngo ni two sides of the coin. Igiceri kigira ishusho ebyiri, hari ishusho imwe hari n'indi. Imana ni urukundo, ariko inyuma y'urukundo hari umujinya. Hari umujinya. Inyuma y'urukundo hari umujinya, kandi uwo mujinya ni uguhora gukiranirwa, kurwanya gukiranirwa ku isi. Navuze ngo akambere abantu bakora bamaze bateguye gushakana, bagiye gushakana, barahererekanya. Kandi bakora nako kuvanga amaraso. Navuze amaraso y'umugabo akajya mu mugore, amaraso y'umugore akajya mu mugabo. Niyo mpamvu hajya habaho abantu baryamanye bashobora guterana indwara. Niki? Ni amaraso yahuye. Ntabwo nabica inyuma rwose ngo mvuge ngo urumva ngo bitinye kubivuga. Oya, turavuga ukuri kw'ibintu bikwiriye kubaho. Bavanga amaraso. Ayo maraso avanzwe ni igihango, kandi icyo gihango gikozwe ni ikintu kidakurwaho. Ni amasezerano adaseswa. Birakorwa, ariko bikorwa kubera yuko Bibiliya yavuze ngo ni imitima yinangira. Imitima yinangira. Yesu yabwiye abafarisayo, bari abambere gukomeza amategeko, ariko bakaba banyuma kuyakurikiza. Navuze ngo inzu, aya mataje suya kubaka ingo, hari abayatuyemo bananiranwa. Amafaranga, hari abayatunze bananiranwa. Hari abafite imitungo myinshi cyane bananiranwa. Ibyo rero bivuze ngo siyo yubaka ingo. Icyubaka ingo ni igihango mugirana. Cyubaka urugo rwanjye n'ubwo w'umugore wanjye ni igihango twagiranye. Ariko sinzi impamvu batabyumva abantu. Sinzi impamvu batabyumva. Wabiretse niba ubona utazabishobora. Kuno byo byashoboka. Ukemera ukabinkona. Iyo ndiho nganiriza abagiye kubaka, babwira neza mu rukundo, ariko nangiza nkababwira inyuma yaho, inyuma yabyo. Ubushize nababwiye akantu kitwa akaramata, no muri bira birimo bakabana akaramata ngo bakabumwe kuko batakiri ababiri. Ariko niba twizera ijambo ry'Imana tukaryemera, twarikurikije ra baba batakiri ababiri, ahubwo babaye umwe. Icyakabiri bakaba akaramata. Nababwiye ko akaramata ni ijambo riva mu Cyongereza cyitwa ngo to cleave. Akaramata rero mu nganda narababwiye ngo iyo hari ibyuma bakunze guhuza bakabifatanya badakoresheje
utwuma bafunga, ahubwo bakoresheje ibintu bita rukuruzi, sumaku. Iyo rero babihuje bakamara kubihuza bagasanga byahuye nabi, barabishongesha bakazongera kurema ikindi cyuma gishya. Bivuze ngo bimaze guhura ntibishobora gutandukana ibyo byuma kereka babishongesheje. No mu rushako ni Imana yabivuze, iravuga ngo bazabana akaramata ubuzira herezo, badashobora gutandukana paka umwe apfuye cyangwa bose bapfuye. Iyo jambo akaramata rero niryo rero rigonga ingo, riragonga ingo iyo jambo akaramata, kubera yuko ntituryubahiriza, abo ntibaryubahiriza. Niwe ni gute umara gushaka umugore, umara gushaka umugabo, ugatangira gutekereza gutandukana nawe ngo nuko wabonye utuntu runaka? Iyo tumenya kare se ugashishoza ukatumenya kare, ukavuga uti mbabarira twe kubana kubera yuko namaze kumenya yuko bitazashoboka. Byaruta akaramata, byaruta aho kugira ishoka mugenzi wawe, byarutwa nuko utabanye nawe, aho kugera umupanga wo mwashakanye, byaruta mutarigeze mubana, utarigeze utegura kubana nawe, aho gucura imigambi yo gukuraho mugenzi wawe, byarutwa nuko mutabanye. Aho kuvuga ngo reka mumaze kubyara mufite abana, abo bana bagiye kuba mu ngaruka z'ibyo mukoze. Akaramata baba batakiri ababiri, baba ari umwe. Iyo ubajije abantu batangira kubwira impamvu, sinabimenye, sinamumenye, nabayeho nihangana, naragerageje kwihangana, byarananiye. Ariko byakunanira byagushobokera iyo uza kumenyera ijambo akaramata, iyo uza kumenyera ijambo akaramata, wari kuvuga uti reka mubwire yihangane kubera yuko ndabona bitagishobotse. Birakwiriye rero yuko dusubira inyuma tukajya ku isoko tugatekereza, bitari bityo aho tugana n'ibyo ibi ngibi biriho, aho umugabo yemera kuba umugabo umugore wundi kandi nawe ari umugabo, n'umugore akemera kwitwa umugabo undi akitwa umugore. N'inyamaswa zitashobora gukinisha, ingurube n'amatungo tugaye idashobora kubikinisha, ariko umuntu kubera kudevelopa ubwigomeke ku Mana, abantu bagakora ibyo nyine bizira. Ntabwo ari ibintu naje kwigisha kubijyanye, ntabwo naje kwigisha kubijyanye n'ibyo ngibyo, ariko sosiyete kuri iyi si abantu bariho baranyuranya ukuri kubaka urugo bakavuga ibindi bitajyana. Ntabwo wafata umugabo ukamuhindura umugore, ntibibaho.
ntibibaho. Ntabwo urugo rwubakwa n'iterambere, ntabwo urugo rwubakwa n'ubutunzi bwinshi, ntabwo urugo rwubakwa n'amazu menshi, ntabwo urugo rwubakwa n'amasambu menshi, rwubakwa n'igihango umuntu agiranye n'undi. Kandi icyo gihango kikaba ari igihango kitajya gikuka, kidaseswa, ni amasezerano adaseswa. It's a covenant. Uko Imana yasezeranaga na Isiraheli ikababwira ati nasezeranye na Aburahamu, nsezerana na Mose mu mategeko, nsezerana na Dawidi, irangiriza mu isezerano rishya Yesu aravuga ngo nzanye isezerano rishya. Kandi ayo masezerano yose ni amasezerano Imana yashyiragaho kashi, yarangiza ikakubwira ibyo gukora, ikaba yagucisha bugufi, ikagudisipurina, ariko itibagirwa isezerano mwagiranye. Bushize nanone nababwiye ku kantu kajyanye nuko abashakanye bagomba kumenya mu bitekerezo byabo. Uyu mugabo wanjye mbonye Imana impaye n'ingururabyo ngiye gutera mu butayu, ngomba kwiyangaja gushaka amazi nkarwuhira. N'umugore nawe akavuga gutyo, umugabo wanjye mbonye, umugore wanjye mbonye cyangwa umugabo wanjye mbonye Imana impaye ni ururabyo ngiye gutera ahantu kukara, ahantu hataba amazi, ariko nkaba niyemeje kuzashaka amazi nkarwuhira. Ubwo nibwo rushaka. Nuvuga ngo nzamwemera ko aba afite amafaranga, nuvuga ngo nzamwemera ko afite akazi, nuvuga ngo nzamwemera ko yubatse inzu, njya mbyumva. Hari naho n'igihugu nigeze kubamo akobaza ngo ufite televiziyo, ufite imodoka, ufite akabati y'imbeho, ubwo ni firigo. Akakubaza nyine, yakumva utabifite ati okay muretse gatoya, ntabwo njye nabyemera ntasanze akabati k'imbeho mu nzu, ntabwo nabyemera ntasanze akabati kerekana, ntabwo nabyemera ntasanze ikintu cyerekana amashusho mu nzu, ntabwo nabyemera utanyeretse ko ufite inzu. Urafata isezerano ritajya riseswa ukarivanga n'amasezerano aseswa, ni ibintu bidahura. Abafarisayo babazaga Yesu bamubaza, ese birashoboka urabyemera nawe ko Mose yabitwemereye? Ahita ababwira ati ni imitima yanyu y'inangira. Iyo ufite umutima udashaka, utifuza ko umutima, njyewe hari ukuntu tuye tuvuga, njyewe iwacu dore uko duteye, ubwoko bw'iwacu dore uko duteye, ntituvugirwamo. Undi nawe ati ubwoko bw'iwacu tumeze gutya. Bose urazana amoko, uzanye ubwoko, wowe wazanye ubwoko bw'igiti, undi azana ubwoko bw'inturusu n'umuzabibu, murabivanga, mwemera kubivanga. Mumaze kwemera kubivanga, murashaka ko igiti kikuru kwacyo n'ikindi kikuru kwacyo, kandi mwaramaze kubivanga. Ntibishoboka. Mwamaze kuvanga ibyo biti, ni mwemere bibana, mwemere bibana. Nababwiye ngo aho gusinya amasezerano atajya seswa, ejo nkashaka kuyasesa, sinayasinya. Niko njye niremye mu mutima wanjye, naravuze ngo aho gushaka nkazatandukana n'umugore nabireka. Niko njye navuze, kandi numva ari byo bimbeshejeho, numva ari ihame ryanjye kandi rizima n'Imana yubaha. Nahatinda ariko nkabanza nkatekereza neza ibyo ngiye gukora. Ngo ndabwira rero abagiye gushakana, ndabwira abakobwa, ndabwira abasore, ndabwira abashakanye, nkavuga ngo niba waramaze kwinjira muri icyo gihango, saba Imana igufashe, usenga Imana. Erega nubwo abantu bapinga gusenga, ariko niyo ishobora byose, niyo idufasha igabira. Iyo tugize Roho Mutagatifu
akatuganiriza. Ubundi Roho Mutagatifu ni umwuka wera, Saint Esprit, Holy Spirit. Roho Mutagatifu ni kimwe, akatuganira we. Nyamara ibintu uri gukora iyo wabihindura ngo gukora gutya mwakumvikana. Umwe yazamuka umwuka wera akagufasha ugaceceka, wazamuka nawe umwuka wera akamufasha. Ariko iyo mutangiye mucyazanya nyamara amakari y'icyuma ariho akeba n'undi akeba, amakari y'icyuma ariho arakeba n'undi agakeba, n'undi agakeba, n'undi agakeba. Ejo ugasanga bati ndamurambiwe kuko mukebana. Mwinjiye mu isezerano ridaseswa, kandi iryo sezerano ridaseswa ni Imana yonyine irihagarariye. Njya mbwira abantu ngo iyi proje y'urubashako si proje y'umuntu, ni y'Imana. Niyo yabikoze uhereye muri Edeni, niyo yabikoze. Kubanisha abantu si ubushake bw'umuntu, ni ubushake bw'Imana. Kandi iyo mutabikoze nta gihano kiriho. Niyo mpamvu itanga liberite. Imana ni nziza, Imana ishimwe cyane. Itanga uburenganzira. Niba udashaka gushaka byihorere. Ntabwo itanga igihano ngo ntabwo mu ijuru ntawe izabaza ngo kuki utashatse. Umuntu wapfuye akaba muri iyi si atarashatse ari umukiranutsi imbere y'Imana yarezeye Kristo nk'umwami n'umukiza, ntabwo Imana izamuhana ngo kuko atashatse. Nta gihano gihana umuntu utarashatswe cyangwa utarashatse. Ahubwo igihano nuko mwinjira mu isezerano mwarangiza mukarisesa, kandi ari isezerano ridaseswa. Ibi bintu kubivuga urumva bisharira rimwe na rimwe kubamaze kwinjira mu gihano cyo gutandukana, birasharira, ariko niko kuri. Ariko none nkabwira abashakanye nkabwira ngo nyamara urugo rwiza ni ijuru rito. Urugo rwiza pe ndanabyemera ni ijuru rito. Yewe ndabayeho ntarashaka, nzi ubwo buzima uko bumeze. Mbaho nanashatse, nzi ubwo buzima uko bumeze. Mu byo nkora mu murimo w'Imana, kimwe mu byo nkora mu murimo w'Imana ni ukwigisha abagiye gushinga ingo n'abashakanye nkabagira inama. Rero nsoza ndababwira ngo urushako ntabwo ari isezerano riseswa. Urushako ni ukuvanga amaraso. Urushako ni uguhana, ni uguhinduranya kuko nababwiye. Niba waramaze gufata ibyo umugabo uri umugore wamaze kuba we, niba waramaze gufata ibyo umugore uri umugabo umaze kuba we, niko kwitwa umwe, niko kwita akaramata. Tuzakomeza kubiganiraho kuko uko bukeye ko bwije dusenga Imana tugenda twunguka ubwenge buryo twakwigisha abantu kubijyanye n'ingo. Abana bacu ejo hazaza bazareba ibyo twaciyemo. Umukobwa wanjye azareba ibyo naciyemo, umuhungu wanjye azareba ibyo naciyemo, wa mubyeyi we umugore umwana wawe azareba ibyo waciyemo. Hari navuga ngo kubera uko nabonye papa na mama baba sinzashaka. Hari n'uvuga ati yewe ati nabonye ibya papa na mama ndabizi. Ukaba wubatse igikuta mu mutima w'umwana azarinda saza ufite igikuta. Tukatangira kuvuga ngo mu bihugu byateye imbere ngo nuko bimeze. None se iterambere ryo rishenye ingo? Ryimuye Imana rizana iterambere? Iterambere ryimuye Imana risenya umugambi w'Imana, hanyuma rikora ibyari. Kandi biravuga ngo usenya urusengero nawe Imana izamusenya. Ibi ngibi kubyigisha biragoye. Nshobora kubwira abantu bamaze kubikora bigasanga baranyanze, ariko nta kundi. Tugomba kuvugisha ukuri ku ijambo ry'Imana, tukabisoza twaraye tukavuga Imana ibafashe mujye mubaho neza, muzabikore. Abagiye gushakana mubimenye, mujye mutekereza mbere yuko mubikora. Kujya kuri Facebook ukabona umukobwa mwiza, ukajya kuri Facebook ukabona umuhungu mwiza, uri kuri Vora ukamukunda,
ngiye guhana nawe kuko nabonye ameze neza, yego ibyo ni ya kontara isenyuka. Iyo ni ya kontara isenyuka, kandi ibyo mugiye gukora ari ibintu bidasenyuka. Igihe bafashe amaraso bakayantera bayagukuyemo, baba bamaye amaraso yawe, ntiwayakuramo. Ntiwayakuramo ayo maraso bampaye. Amaraso naguhaye ntiwayakuramo. Ni gukora ibidakorwa nyine. Ariko Imana idufashe. Ariko ndashimira abakurikirana ibiganiro bajya bambwira bati twarakubonye, hari igihe mbaze ngo ntawambonye kuko turasharinga warangiza ugacaho, ariko wazaho n'umati narakubonye wigisha ikintu ni cyiza. Wahora n'umuntu ati yewe ati numvise ikintu wigisha ari cyiza. Ni koko ibi bintu tuvuga ni ukuri ku ijambo ry'Imana, kandi na society ikwiye kubamo. Abakera batubanjirije ntabwo bari bafite Bibiliya, ariko byaraziraga bikaziririza gutekereza ibyo bintu byo gutandukana, kuryana, abantu bagahinduka inyamaswa, hakaba ingurube ibintu itakora, amatungo ntiyabikora, ariko abantu bakabikora. Imana idufashe tubabarire. Ariko abantu badukurikira, abantu bumva bakwiye kuguma gukomeza ingo zabo, abantu bakwiye kumva bakwiye gushaka basenze Imana, abantu bakwiye kumva yuko ipfundo ry'itorero, ipfundo rya societe, ipfundo ryo kubaho ubuzima bwiza ari ukugira urugo ruzima. Ejo hambere nagiye gutora umwana, kuri umwana ku ishuri, ntago nahavuga, umwana ntira telefoni. Yaniye telefoni ahamagaye nyina. Ndatura umwana ni amakuru ni meza. Yewe so simuherutse, urumva ibyo bintu? Iso simuherutse. No kuri telefoni nta kimvugisha. Kandi ubwo ni wategezeyo amafaranga yo kuha mwana. Urumva ubuzima? Hanyuma mukifuza gucomeka no gucomora mukabyara. Umwana ari ku ishuri ntafite gifasha, ukavuga ngo warabyaye. Ubu umeze nk'inzoka. Inzoka nizo zitajya zimenyana. Burya nta nzoka imenya nyina, nta nzoka imenya se. Inzoka zirahura, zamara guterana, sinzi uko babyita, zamara gushyiramo intanga, zamara gutandukana, inzoka igatera amagi. Yamara gutera amagi igacaho. Ya magi arituraga. Inzoka umva ukuntu inzoka ari mbi. Ikavuka ivuye mu igi igakomeza. Nibizahora na mushiki wayo bizabyarana. Nibizahora nuko inzoka zibaho. Ndiho ndigisha ibintu bisa n'ibikakaye, ariko ndifuza yuko abantu bamenye ukuri, uburyo bwo kubaka ingo no kubana, kugira ngo Imana ibafashe aho gukora ikintu kitakorwa kakireka. Ahubwo uti yewe nzemera mbeho gutyo. Pawulo yarabivuze ati mushatse mwaba nkanjye, ariko kugira ngo mugabanyirari nimushakane ariko mu masezerano. Ndashima Imana ko icyo kintu nyigisha ari ibintu bindimo. Ntabwo ari ibintu mvuga ngo bya bintu ngo umva ibyo mvuga nuko mujye nkora, ukora ibyo nkora, ibyo simbishaka. Mvuga ikintu nzi iki kubijyanye n'ingo nagihagararaho. Imana rebaho umugisha kandi ibagire neza. Mwavanze amaraso cyangwa se mugiye kuvanga amaraso, ni isezerano ijyanywe nyine ikintu cyitwa igihango. Igihango iyo ugishenye kigira ingaruka kwa gishenye, kwa biteye. Ni uhererekanya ububasha, ufata ibyaha ukabiha undi, nawe ugafata ibyo ukabiguha. Niba muvanga amaraso, kuki mutavanga ibyo mwakoze, imirimo, amafaranga n'ibiki byose? Imana ibahe umugisha rero. Ndabifuriza kuvanga amaraso muyavanze koko. Imana ibahe umugisha. Urakoze mukozi w'Imana. Reka twishimire tuvuge Imana iguhe umugisha. Reka dushimire umuntu yabanye natwe kuva ikiganiro gitanga abasuzi natwe nawe tubwire ngo Imana iguhe umugisha.
kadushimire kameramani wacu tukubwiye nawe ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire umuntu uzi ufata ibiganiro byacu akabisharinga cyangwa akabipartaja cyangwa akabisunikira inshuti iwe tukubwiye nawe ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire umuntu yakanze subscribe cyangwa ko sabone nawe tukubwiye ngo Imana iguhe umugisha. Nawe ushobora kuba ari ubwa mbere ugeze kuri Gusenga Everyday tugusaba ukanda subscribe gukora subscribe cyangwa sabone kugira ngo uzaze ubone ibiganiro byacu bitakugoye. Kigaho naho ubutaha. Shalom shalom mukozi w'Imana. Ariko mbere y'uko usenga watanga adresse yawe. Murakoze. Adresse yanjye ni nomero ya telefoni ikorana na WhatsApp ni 078, ariko ku bantu bari hanze ubanza akamenyetso ko guteranya 250 78 72 8 44 62 78 72 8 44 62. Reka dusenga Imana. Mwami Imana, nongeye kugushimira kubw'ikiganiro washoboje kugira ngo nganirize abantu kuri televiziyo. Byashoboka haraho ko ari abantu bafite ibibazo bitandukanye mu rushako rwabo. Byashoboka ko hari n'abantu bategura kugira ngo babane. Byanashoboka kubera ko hari abantu bamaze kuhura n'ibibazo bitandukanye bagatandukana. Bose babitegereza kino kiganiro. Ndagusabye ngo bari wowe ubasanga ubaganirize. Ukawera bashoboze bwenge bwawe bafashe kugira ngo aharaho bakwisubiraho bakongera bagasubira mu isezerano, cyangwa baririmo bakarikomeza, cyangwa bariho baritegura bakamye isezerano bagiye gusezerana. Urakoze rero Mwami Imana, ndagushimiye. Ni wowe utangiza ni nawe usohoza. Nk'umugisha abayobozi b'iteleviziyo, nanjye umfashe mu byo biganiro ntanga kugira ngo bigere ku bantu benshi kandi babere umugisha. Amahoro y'Imana aganze imitima yacu twese n'abazakurikira ikiganiro mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Shalom shalom. Kiganiro naho ubutaha. Amen. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.